akantu huba ugende genda. Telefone yawe yakugezaho n'ukuri kuyivugira gusa. Ndari guhamagara ngo ngusezere. Ubu ngubu nagira ngo ubwire ko ejo nzagenda. Ndari pakazi n'umutegereje. Tegereje cawo kubwira ko ejo nzagenda. Kweli njyemere nkuko nabyumvishije kuri telefone. Bakubyemera nta kundi. Nanze kubyemera ndavuga ni maka inje nkakwirebera amaso. Batayari rero ejo uzamerekeza. Nkuko nabyumvishije kuri telefone n'ukuri ejo mu gitondo. Ejo nzagenda inkoko niyo ngoma. Nzindutse. Si ukweli cyareka mbyemere kuko ntago nakwanga icyo umukunzi ashaka. Sinkubure ntugicire gahunda. Kuzajya untekerezaho ntago byawe. Babarira ihangane kabisa iminota micyanda bamugezeho narindi kwambara ndarangije. Yego sha urakoze kabisa. Sandaje. Zimibyo ngibyo cyangwa se ubyita. Sandaje.
sheri buriya nta kibazo uba ufite koko. ntabwo shiri nawe rwose gusa ubwo ntabwo uzi ko ari uburinganire gusa ko icyo ubonye numfashe kubiyora kandi uzi ko dukundana. Sheri nta kibazo nyine ndagukunda urakarabyo kanjye n'umutima nanjye sheri baguteye. nzabona gufite sheri n'ukuntu ngukunda. Uzihangana nakundi rwose ko ari ngombwa ko ngomba kugenda urihangana nyine ariko nzaza vuba. Urabizi ndagukunda hose twavuga turi kumwe none ko ndabizi ariko ihangane. Oya we ntabwo nzakwibagirwa ahubwo baguha akantu uhunywa ugende genda sibyo? Esha umfashe ariko ubwo ko sheri n'icyo ubona nabasha gufata tutari ihangane ugende ntitansiga nta kintu gikora.
waje wujujemo amata. Sipo ushobora kiramo amazi menshi. Papa nawe hano rwose yarashimisha. Bimwe ngo ntashaka isukari, ubundi ngo ntashaka amata. Ubundi ngo arimo amazi menshi. Wa mugani ukwiye kujya mu rwawe. Ahubwo sha ko nkubwira kujya mu rwawe nkabona ntacyo wibwira. Papa, mu gihe utarabona Mutesi nakweretse, tuzatekereza ko nzakwereka umukazana cyangwa umuzukuru. Uburanyumvira musaza wawe. Ntakwanga. Ariko kandi abajya kubivuga mbabona kare. Bantu umukobwa. Yumvira. Mutasi se niwe mukobwa wenyine. Mutasi kuki wasize? Ukasigira urukundo rwawe.
mani ubu noneho ntago wanyishyura noneho turangiza agakino se nukuri kw'Imana nyihanganira oya ntago bishoboka urashaka ko turangiza se nukuri nyihanganira nta kintu tubirangize se tugiye guserera njye nawe tugiye guserera kabisa umereza yanjye kuko ntago wancika nukuri kw'Imana nakuye ese ngo nakangwa kukwishyura urakura mu keke manego urakura mu keke Jana gutumye biri hehe? Sishiri kumbwira nawe. Ashira amenyo. Jana gutumye biri hehe? Singaho. Buriya basigaye bavuga Umuntu w'umugabo ajya gukina n'abana. aho sishiri waretse koko nkabanza ngatuza koko nkaruhuka koko ndi bikubwira. Utuzi iki? Utimereza agira vuba jana gutumye. Kandi nunzengereze mereza. Shireka mbanze ntuze. Ashira amenyo. Mereza. Asishiri ngize gutya ngiye ku muhanda ngeze ku muhanda nisatse amafaranga yangeze kuri botike nisatse amafaranga ndayabura ceni. Amafaranga sheri ngeze amafaranga ngo nayarimo ubwo si byo uvuga ufite mereza agira vuba kandi nunzengereze. Ndavuze ngo mereza. Gira vuba kandi ndajya kubyihambira. Ashiri wambabariye koko. Mereza nigireyo. Umuntu w'umugabo akina n'abana. Mereza. Basi ngaho mbabarashiri. Ndavuze ngo mereza. Mereza. Asishiri wambabariye koko. Ako sishiri wambabariye koko. Ni telefone ndayigurisha. Nari mbonye uwo numwe. Umuntu w'umugabo akina n'abana. Shiri wambabariye koko. Uraje ubona uwondewe. Uracatse unzi cyangwa nagunze. Sishiri kuko Uzongera kubyara ukumbashije. usiko kuri nawe mugabe koko. Uzongera kugira ukumba ngende nge brochette n'ibirayi naye. Unabimenye kandi. Ko kimeze gusa. Ko ubugome bwawe. bamwita Chainizo inshuti yanjye yanabaye akakubwira n'ukuntu umukunzi umva yihangane nabibonaga nake ndapeza
cyane iminsi myinshi cyane tubonyeho byataremba nibere ku gasaro hariya tu uyu musita se mani mwana nyine twari dukubitanye nanjye ndimo manuka uyu nguyu ni pope niwe narenjega kuri moto. Wamaye telefone se mwaguha nimero zanjye ukaziza kumpamagara hari ikibazo? cya sisita rero vaye Chainizo muze mani nokuri wa mushiri wawe mwana mutesi ariko mwana ikintu kimbabaza muri byose mani ikintu Yesu mutesi kuva yagenda nta mesaje ye nta na telefone yemeruka mwana kuri aho kubona warahiye nta kibazo wana bamusimbuza mani nari mutesi ndamukunda wivuga ibyo ngibyo mwana mutesi ndamukunda shaka bizana yo bakunze wakunda mutesi ndamukunda uriya mwana niyo usanzwe no gutwara ariko ntari shabye warere mwana ubwo ni ubuzima bwanjye ariko mwana mbega ni ibibazo ubu ngubu nta n'akazi mfite ndi umushomeri umushomeri reka rero nkwereke hano ko ufite agasuri epfo hariya nkoreramo wazaje ejo ukatwikorera mwana ko nta kibazo wabona yo kurya ntari wowe n'umuntu ntari ufite n'ababyeyi mu rugo ufite na vie nayo wagiye kwitarira mu rugo nta kibazo wowe tu sha urumva sha mwana reka sikuru nabishimira kuko cyangwa se waraye wambaye hafi cyane mwana umusaza none reka tugende basi no kujya mu kuri salo twaze dutangiye kwikorera akazi ikuguyeho rwose ikuguyeho uri hese hahandi okay ariko nagira ngo nkubwire ko ubu noneho nyine nari nguhamagaye ngira ngo nkubwire ko bya byana nta bihari ni njyewe uhari jyenyine ubu noneho dufite umwanya rwose wo kuganira uri hese ahahandi reka nze nkufate nibura tugire n'icyo tuganira okay tout de suite okay j'arrive sawa uhagaza ndaje kabisa ndaje pe bugumya cyangwa hakeye shaye noneho director ntitwamukira yes director ndakumva kabisa ngo ntari haso zihari ariko muri unity kabisa ntago biri kugenda neza abakinnyi icyumweru kirashize ntari haso nguki hano urabanisha umwanya usira filime izasohoka ryari ntago turi kwitwara ntago bazongera kumbona rwose sha ni ukubwira abakinnyi bose mani tukikaruma tukajya duhurira igihe muri weekend nta kibazo ubwo kuwa gatandatu sawa twisubirire mu rugo nta hari hasize nawe bivuga ko njya hano hari kunjya kubera kugusoza twigenda nawe ni ibitotsi byawe nta turaburisha
ariko uzi ko ntabwo ujya wica gahunda nuko ibyo nakubwiraga se wambwiraga rero ngo kurasikariye niko ye mumeze mutese wambwiraga ngo kuresikariye naho ni hano wamanukaga ni izigize ngabo ufate mu mugongo si uko se ndagira ngo nkubwire ko rwose nanjye naje n'inzira yose si uko suwayerebyebye utari wagera imbere aho genda humura ntacyo ntaha rero urabona ariko ukuntu ntuye ahantu heza urareba uba hose ni mukwanjye kugeza hepfo hariya no kurega ruguru yerekeye aha n'aha haruguru imfunguzo nzi n'aha hose umva nawe ntagukata hirya aho undi n'aha ngaha rwose cyakoze n'ubu n'ubundi urugo utaragera n'imbere ahubwo utarageramo indani aha ngaha aha hose iyi mbuga yose cyakoze iyi mbuga ndakubwiye ni nziza rwose ariko amafaranga rwose wahanze ntabwo yapfuye ubusa uguze ukuntu kuwubaka byangoye karibu hanjye nawe karibu narahakoze rwose mwicare nze byarangoye ariko mbigeraho karibu rwose aha ni iwawe akaba ni iwanjye nta bundi rwose ibibado bareba ibikoresho byose tayari barabiguze niko cyakoze rwose ntakubeshye ni heza rwose cyane akira rwose waboraga ni wowe yego ariko waje nta kibazo aha rero icyo mbakundira yego hafi y'umuhanda hafi y'isoko hafi y'ibitaro hafi y'irimbi hafi ariko se ntabye mirimbi ni ukuri mva nawe ra nabyo biri hafa reka ndebe icyo muzima rwose ibyo niwe wabura ngo mirimbi uriye se ko nashaka ko dusohoka ntabwo ubona ko weekend yatangiye se sha ihangana hari n'utuntu nagutegura nashaka kuguhereza gift nyine okay sawa none reka nza duhure yutira gato kare ko natebwira boss njyanjye nawe hano isoni ngo cyangwa wasaze nyine ko uraje umbone cheshwa hana kugenza gakesa nyine nini hapa wewe ondoka enda wewe mwizi wewe toka hapo nta kibazo rwose reka ibintu twarabikemuye nuko amafaranga turi nayo ariko ubwo koko kwera ubu ngubu urabona miliyoni 5 ubu ngubu nazikura aka kanya nushaka wibe cyangwa witwa nde ngonde akeri naragenze nabona ngo
ngiye niyumvamo muzehe aho si uko yanenga wenda nkaba narabitwara numva abantu bavuga ngo hari igihe umuntu atwarira umuntu wamuteye numva ndi kumukunda cyane muri iyi minsi ahubwo reka muhamagare nsanga hano. Halo? Jose? Ni Kariza? None ko nagushakaga hari ikintu nendaga kukubwira. Narindi hamwe kuri Havana niho narindi. Byaba byiza uhansanze nakubwira. Banguka nanjye niho ndi. Warura aho se kari? Ndameze neza. Sawa nawe. Ariko rero Kariza hari ikintu ushaka kukubwira. Nagira ngo muri iki gihe ujye ugenda gake. Abuba ntabwo muzi. Warura aho ariko. Nta kibazo gusa. Sinzi ukuntu usigaye wiyumvamo muri iyi minsi ubona. Ya Boba nubwo ari umuhungu wanjye ko mutinyara. Oya ntacyo yagutwara regara. Ukuri? Ntacyo yagutwara rwose. Usigaye unyiyumvamo? None se muze. Ushize se wambwiye ko hano haba amaroji. None se waretse akaba ariho tujya kuganira. Ubu se none wabyemeye? Nabyemeye. Aho kusha nta kibazo amarogera hari. Ariko rero Kariza ureba ubwo se no rwanda hari umugabo w'inshuti yanjye afite geto ariko akorera hanze ubwo rero ndumva nta kibazo cyo kujya muri roge hano kandi iyo geto ahubwo twagenda tukajya muri iyo geto kugira ngo uwo mugabo azaze ejo bundi njye numva yo twakagombye kwishyura ahubwo twagenda tukanezererwamo aho kugira tugende hari ikibazo ibyo nibyo ni ukuri ahubwo korera imbere tugenda bose ariko rero abuba hawundi ni kwa mucuti wanjye wabonye ariko ko mba nanakinze ntugire ikibazo rero ninjye nawe ntaribi nanjye nakubwiye ati ntugire ikibazo uyu munsi nakubwiye ko maze iminsi nkuyumvamo cyane wambwiye akajambo keza ashaka akajambo rwose kangeze no mu bwonko wari ukuri utahariho hose ntugire ikibazo rero aha ni iwacu inshuti wanjye ariko akenshi ntaba hano abariza ubu ni umukobwa munini
ngewe nyir'urugo ubu ngubu uko atazajya aba hari rero ndashaka ko tuzajya tuza ahangaha cyangwa se yarampamagaye. Alo? Ndaje. Ndaje. Reka nze. uragiye se? Iyi reka nze ntabwo ndi butinde reka. Ariko ubundi ninde uguhamagara? Ni sheri. Niko mukorera kujya kunyamara imyenda. Umva nakumesa nkagukamura nkakwanika nkakwemeza. Urumva ite umuramenye gasegere. Umva madabanze unyumve neza. Umenye ko wambaye mini nayimanyagura. Urumva neza. Witore unawe ukubitanya kuna twaka kwa. Umva mada urumva neza. Umva nkubwire. Genda gacenda nayihubuzamo. Genda gacenda. Ibesha wa. Genda umva. Genda gacenda. Ibesha. Urabona irupita urabona reka mubitishije murekurane waretse muri yubwiriye iyo ngore yayikandika abantu mungana nawe reka kandi nuko bigenda ndekura ariko se bite bya ndekura se umva kakagotira umva inyambara n'imyenda kandi umubabari ariko waya ndahurira nahita kurema imyenda cyane mumbabari abantu bangana namwe muratinyuka kurwana mu muhanda umva nakugendeka umva babarira sheri babarira tuzi nankuriremo imyenda utunze zaba gore we akagasuzuguro nta cyaca njyewe tuza reka ncagasuzuguro dobanza tuzi ariko siko nagufata nkagukubita ugira ute ngo birivuge uvuze ndakare ubibone igerageze se twaragiye hano hari reka turagira hano hari ndabona ntari yari inzara iranyishe kandi neza kagore kanjye kagiye gushyira turagira hano mayo hano wahagenewe kiguteye sa umva ndakuzirika hano reka mbanze ndya avoka sha nawe uri kurya nuva hano ndahazi ndamenya ko ugira ubusambo ugenda utore izawe dore zaguye kwa cya giti cyo kwa bera ashyira sha nawe sha ubusambo ugira noneho niwikura hano sha reka nze twiganirire izi hene nazo zigeze ahantu hari ubwatsi uyu munsi natoye avoka yariryoshye naso si wanyemye nawe wariye amateke n'ibishyimbo wenyine yageze ndetse iriya hene yawe igira ubusamba nk'ubwawe ninjye nayo situwariye avoka mu ndi nindi ariko wa mukobwa we amateke n'ibishyimbo byaraye ntabwo ari wowe ubizindukiyeho bite ahubwo izo ndi uri kwitora ndazimerera nabi izo ndi uri kwitora iyo yo wagira ngo ni ikimasa amazi avuga sha umva hari indi
nari mfite ariko nta girasi akirayo ngweho gatoya ariko sha umva kubigira biryoshye shama mwa nzanza kuragira buri munsi umva hariya niho honyine nzajya gutora avoka hariya hari igiti kiryoshye nzaza ndiya mu gitondo nzajya uhana mu gitondo cya kare ubwo mpakubwiye se ubwo wese uhagera hawe nimba gusanga nzahagutsinda uzabureba sha nkaza kuryoshye mbasubirayo mwana uje ku sha irashize sha ariko sha yari iryoshye ejo nako nagiseka sha Gisimeri yibereye mu ijuru. mushiki wanjye ibyo byiyibagize ahubwo reka nkwereke umukino twikinira uwe mukino dukine gushyushyanya ahubwo urabanza yashyiraho gutya bwamara pasiporo kera ndakoze wegeze agasambo ubu n'ubu ugiye kunyura bwamara pasiporo ese jya ukubita buhoro waswasasha atega nawe umva numbabazi ndaje nkwereke wowe tega abuba ave n'ukuri abuba wanjye iyo utamujyana se ngo urebe gagaye kugenda mugenda nyine amahera kumwinginze wambabariye kuri ari mushiki wanjye Wande umva nkubwira njye ntabwo ibyo nkeneye kongera kubyumva mu matwi yanjye ibyo bya mushiki wawe njye nabihaza no kongera kubyumva shere nyumva uriya ni mushiki wanjye uraza kureba nimusanga mu rugo reka ntashye none nze kumusanga mu rugo uze kureba icyo ngukorera ntabwo nkimukeneye none si ubwo kuko uragiye shere sha Kabu, uranga ari murahona amavoka nk'inuza nk'ipusi uzibazo nifite ndabeze urashonje umva n'avoka yawe nagusabye manuka tuvugane ugeze umwaku dore ntabwo ihiye umva n'amavoka yawe cyane reka nze ndaje ibibazo byawe se aho ndore dorera maze kubihoroko ngaho mbwira sha mushiki wanjye Kabu, jana dupani mushiki wanjye ndeka kuzifata uko yiboneye byagenze bite urashonje umva ntabwo nshonje ndeka umva dore ni mbisi ntabwo ureba ni mbisi ahubwo turahita ntabwo ihiye n'amavoka yawe nagusabye sibyo tuvugane ibyo twakoreye ikintu twagiye uzi ko bamwita
ngo umva ndakwiyamye wa mukobwa we ndakwiyamye wa mukobwa we ndakwiyamye umva tazanongera no kubitinyuka kwanza reka nkubwire wibiri banga ejo ndagiye i Kigali hari umuntu ugiye kunjyana i Kigali bayi turajyana Kigali ni nini nanjye ntago nzanjyanye bayi rero bayi ntituzongera kubonana n'akazi kawe kuko nzagusangayo nutemera ko tujyana nzagusangayo ariko ubwo ibintu uvuga wowe urabizi uzi ko uri mushiki wanjye none kuki wamenye nyine none se ntago uzi ko ari amahano none kuki watamenye ko ari amahano kabikora bayi ntuzongera no kumbona nyine uragiye ngaho genda nanjye nzaza rahene ndayigurisha niko Darife buriya koko kwe ibintu uri kunkorera ni ibiki urashaka kunsenyera koko kwe kugusenyera mu gihe utarabona amafaranga nakwatse nzarusenya urumva cyangwa ibyo nyine nabishyira ku mugaragaro turumvikana umenye yuko ndamutse mbivuze wabura akazi mu muryango wakwanga isi ikakubona shaka amafaranga mu gihe utarabona rero nta kintu twavugaga ese urabona amafaranga ubundi miliyoni 5 kuzivuga mu magambo ubundi wari wabona n'ahantu ziri none se reka mwibaze ibyo bimbaye wowe nyungu wakuramo inyungu nabona ngiyizi sibyo rero nishaka umuteza abantu umereza amafaranga nakwatse rwose urabona umva ndagenda niruka narambwira ngo mbona abona ivumbi ryonyine none se ubwo amafaranga ntayabona bizagenda yashake si ukora se ubu iyo uba ubika igihe maze iba ubika ntabwo uranga amafaranga bagiye kuza kama nkigendera ukamuha ngo amahoro ayindi jambo ushobora kuzaho guta umwanya wanjye w'ubusa gusa ubwo koko uragiye nyine wangirika nk'iriya nyana y'imwe ngo ni rasita yaje kambeshya i Kigali batora ibiceri nkagurisha ihene ya mukecuru nkaza kwangarira muri Kigali wayinyereka ayishwanya gusa wayinyereka amahoro none se usigaye uragira ihene mani wabaye nse hene wambaye ribote ndagira ihene ya mukecuru ihene ni ya mukecuru sha mwana ihene ya mukecuru rero ugomba kuyigurisha tukijya mu mujyi umuntu ari ubwenge koko no mu ishuri bari zokore wawe wari ubwenge byatanye ibi ni ibiki se wambaye ibi ni ibirinete n'ibifime bazita fime turebe yagaza amadorari mbi ifata neza utayimene irebe neza dore bana wirizo zabo abanyamujyi bambara gutyo oya gutya niko abanyamujyi bambara gutya izo ni filime nziza cyane sha mebe byawe nawe utabimenyereye dakane yabarira filime sha wewe none se ako none se ira niyo ni uragiye ihene ya mukecuru wowe ubwo ushatse wagurisha ihene tukaza kugera mu mujyi kubona amafaranga nawe
ya mukecuru kari imuzanira ifumbire yigurishe tuzahita tugira gute yimugurishe wowe uzahita umugurira free zone mani yanka y'inzungu nabigeraho se cyane ni ibintu byoroshye cyane nuguhita ngujyana ku kazi akazi karahari nuguhita gushyira mu kazi kose genda ugufata ihene none njyewe ugiye kukaraga cyose kagara hepfo duhure uvuye kuyigurisha ufite amafaranga y'itike duhita tugenda ikigali isoko basizeho dore iri soko ryaremye nta kibazo ayigurishije nanjye nkajya gutora tuzahita uzabona amafaranga menshi yarahari Ala Muzee uracyari muri ghetto se Nihanganira natinze mu gace ariko ndimo ndazi ubundi mu nzira nza hawundi ni kwa mucuti wanjye urabona se hari icyo aba televiziyo hawundi iyo adahari igihe ufite urufunguzo karibu rero nta kibazo nta n'icyo wabona rero nagira ngo mu gihe atazajya bahari tuzajya tuzana hano ndabona se ahubwo akajambo keza erega nsigaye nkuyumva gusa ngo nsigaye nyiyumva byose nanjye ni uko ariko utazongera kuvuga ngo muzehe kugira nzajye nkwita nde mushayine nzamvuga ngo umujene yumva nawe nese urumva nshaka kwita irindi zina rero umugabo wanjye yazakeka ibindi amagana wo tuvuga ibyo ushaka byose icyo nzi ni uko wambwiye akajambo keza gusigaye ngiyumvamo Ana? Oui. Daje. uwo ni ndu guhamagara Ndaje. Indese. Reka njye kumureba umuhungu wanjye. Arampamagara reka njye ndaje. Genda ufungure uzijugunya munsi y'urugi. Sawa ndaje. Ariko se ntutinde. Ariko kari. Usiko nzi kuri mu mbeshya. Wapi ndagarutse. Hano kuri buraje. Rega nakubwiye ko ndi kukwiyumvamo. Wano. Ntabwo nari kwanga kuza. Nabundi. Imana ko ibyayo ntarebe. Hano kure. Pu. Uranyiyumvamo cyane. Reka ngufashe aho uzi ko ntangiye kwiyumvamo ubusore. Ibyo bya mushiki wawe ngiye nabihaza no kongera kubyumva. Shere nyumva uriya ni mushiki wanjye. Uraza kureba nimusanga mu rugo reka ntashye none nze kumusanga mu rugo uze kureba icyo ngukorera. Ibyo byibageze. Ahubwo reka nkwereke umukino twikinira. Uwe mukino? Dukina gushyushyanya. Ahubwo. Urabanza. Ariko utazongera kuvuga ngo muzehe. Kugira nzajye nkwita nde? Mushayine. Shamwana iherera mukecuru rero ugomba kuyigurisha tukijya mu mujyi. Umuntu ari ubwenge koko no mu ishuri bari zokore wari uzi ubwenge byatanye. Ubu yuba ubika igihe mazi wa ubika ntabwo uri amafaranga bagiye kuzo. Kama nkigendera kwa mwagwa amahoro. Endi jambo cyura kontaho gutumwana umwanya wanjye w'ubusa. Umva. Ndakwiyamye wa mukobwa we. Ndakwiyamye. Ese muze. Yawe. Ibi ni ibiki koko wankoreye? Yakisikana. Reba. Umugabo wanjye icuro yampamagaye yambuze. Kuki watumye ndara hakuye? Mbare wa makosa ariko
Ukuri da? ni ukuri ari kuba wambwiye ngo atawe usuba umugabo wanjye ko kuba ntiyambuze. Oya nyuma y'urukundo nigeze kukwibutsa ariko ntabwo uri butahe. Reka da. Utindarara. Nuko nabifashe rero. Ariko ibyo n'ubitindaho cyane. Nta n'undi muntu nzongera kubona. Oya wamukira rwose. Oya. Ese ariribi. Ahubwo akaru keza araguteguriye rwose akira. Nziza we akira rwose. Neke mureti. Tabiraho wumva ukuntu rwose. Habone se ejo. Byanyoye. Kari. Ese usanzwe uzi guteka burya gutya? Guteka se? Niyo ntabimenya ngiye gutekera Kariza nabyiga. Cyo koza mubwire muze. Ndashaka ko rero nyuma kujya uyu mureti mwereka ahantu dutemberera gato. Je nawe? Gira. Mu majoro yose nanjye nigeze ngira. Iri joro nanjye rya mbere. Wamba se ahubwo. Rya shara rya gakareti. Beka wewe. Uno mureti uryoshye undyoheye nkuko naryohewe n'iri joro. Kameze neza. Karimo isukari y'urukundo, karimo umunyu w'urukundo. Kararyoshye. Kamara kurya rero mwaka ahantu dutemberera. Ariko mana ubu koko kwera ibi n'ibiki biri kumbaho muri iyi minsi koko umugore ntago yaraye mu rugo sinzi aho yaraye namuhamagaye fone ntayifata mushiki wanjye nateye inda twabyaranye reka amereye nabi mana ibibazo mfite noneho ndumva isi nyikaragiyeho mana kuko ibi n'ibiki biri kumbaho koko use koko ni ibi bihano koko mana uri kungenera kweri. Abu! Ese ubwo urimo uranyabiriza iki?